Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Dukomeje dusoma Bibiliya, turi mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Uyu munsi turahera ku bice 15 tugeze kuri 16 kuko iki gitabo gifite ibice 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibice 15 titire yaho iravuga ngo Pawulo ahugura Abakorinto abemeza iby'umuzuko. Bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije, ubwo mwakiriye mukabukomereramo, kandi mugakizwa nabwo niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije, keretse mwaba mwizereye ubusa. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe, nanone akabonekera Kefa, maze akabonekera abo 12. Hanyuma akabonekera bene data basaga 500. Muri abo benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose. Kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera ni nk'umwana w'icyenda, kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse ntibinkwiriye ko nitwa intumwa, kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiye bose, nyamara si njye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Nuko rero ari jye cyangwa bo, ibyo ni byo tubabwiriza, namwe nibyo mwizeye. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko ntawe uzuka? Niba ntawe uzuka, na Kristo ntarazuka. Kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye uk'ubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo, uwo itazuye, niba abapfuye batazuka. Niba abapfuye batazuka, na Kristo ntarazuka. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Nibwo imperuka izahera ku isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami, ariyo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu, kuko handitswe ngo yamuhaye gutwara byose, abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, biragaragara yuko yamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Nuko byose nibimara kumwegurirwa, nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira iyamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Niba bitabaye bityo, ababatirizwa abapfuye bazagira bate? Niba abapfuye batazuka, rwose niki gituma babatirizwa? Ni iki gituma natwe ubwacu duhora twishyira mu kaga hato na hato? Ndabarahira yuko mpora mpfa uko bukeye, mbiterwa n'ishema mfite ku bwanyu muri Kristo Yesu umwami wacu. Niba nararwanye n'inyamaswa muri Efeso, nk'uko abantu bamwe babigenza, byamariye iki? Niba abapfuye batazuka, reka twirire twinywere, kuko ejo tuzapfa. Ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Nimuhugukire gukiranuka nk'uko bibakwiriye. Ntimukongere gukora ibyaha, kuko bamwe batamenye Imana. Ibyo mbivugiye
kubakoza isoni. Ariko bamwe bazabaza bati, abapfuye bazurwa bate? Kandi bazaba bafite mubiri ki? Wa mupfu we, icyo ubiba ntikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo ubiba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma. Ahubwo ubiba akabuto ubwako, kenda kaba ishaka cyangwa akandi kabuto, ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Inyama zose si zimwe, ahubwo iz'abantu ziri ukwazo, n'iz'inyamaswa ziri ukwazo, n'iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora uzazurwa ari uwo kutabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro uzazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege uzazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wa kavukire uzazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbameneye ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe no kunesha. Wa rupfu we, kunesha kwawe kuri he? Wa rupfu we, urubori rwawe ruri he? Ibyaha ni byo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'Umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw'ubusa ku Mwami. Ibyo gusonzoraniriza abera impiya. Iki ni igice cya 16. Ibyerekeye ku byo gusonzaniriza abera impiya, nk'uko nategetse amatorero y'i Galatiya, abe ariko namwe mukora. Ku wa mbere w'iminsi 7 hose, umuntu wese muri mwe abikiwe ibimushobokera nk'uko atunze, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho impiya zizasonzoranywa. Kandi ubwo nzasohora, abo muzashima nzabatuma mbahaye inzandiko, kugira ngo aribo bajyana iby'ubuntu bwanyu i Yerusalemu. Kandi niba nanjye nzaba nkwiriye kugenda, tuzajyana. Inama za Pawulo n'intashyo ze. Nzabasura nyuze i Makedoniya, kuko ngambiriye kuzajya muri icyo gihugu, kandi ahari nzamarana namwe iminsi, ndetse ahari nzahamara n'igihe cy'imbeho, kugira ngo mumperekereze aho nzajya hose. Sinshaka kubakubita urubandu none mpita, ahubwo niringiye kuzamarana namwe iminsi, Umwami wacu ntankundira. Ariko nzatinda muri Efeso kugeza kuri Pantekote, kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye, kandi abandwanya bakaba benshi. Niba Timoteyo azaza, muzamwemere kugira ngo abane namwe adatinya, kuko akora umurimo w'Umwami wacu nkanjye. Nuko ntihazagire umuhinyura, ahubwo mumuherekeze, mumusezerere amahoro, kugira ngo ansange, kuko mutegereza
ko azazana na bene data. Ariko ibya Apolo mwene data naramwinginze cyane ngo ajye iwanyu ajyane na bene data bo, ariko ntiyakunda na hato kugenda ubu. Icyakora nabona uburyo azaza. Mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Hari n'ikindi mbingingira bene data. Muzi abo kwa Sitefano ko ari umuganura w'Abanyakaya kandi bitangiye gukorera abera. Nuko namwe mugandukire abameze batyo, n'undi wese ufasha uwo murimo wa Kristo ashishikaye. Nishimiye yuko Sitefano na Forutunato na Akayiku baje bamaze urukumbuzi nari mfitiye mwebwe, kuko baruhuye umutima wanjye n'uwanyu. Nuko mwemere abameze batyo. Abo mu matorero yo muri Aziya barabatashya. Akwila na Purusikira barabatashya cyane mu Mwami wacu n'itorero ryo mu rugo rwabo. Bene data bose barabatashya. Mutashyanishe guhoberana kwera. Dore uku niko gutashya kwanjye Pawulo kwanditswe n'ukwanjye kuboko. Nihagira umuntu udakunda umwami wacu avumwe. Umwami wacu araza. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Urukundo rwanjye rubane namwe mwese muri Kristo Yesu. Amen. Amen, amen. Ubuntu bw'umwami Imana yacu bubane namwe. Turashoje urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Ejo tuzatangira urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Mugire umunsi mwiza. Imana yo mu ijuru ibishimire kandi yumve gusenga kwanyu, yumve kwinginga muyinginga. Ndabakunda mu izina rya Yesu.